Reka mbabwire iyi Kigali yacu imaze gutera imbere pe nimbivuga murahita mubibona. Rebera amazu arimo kubakwa muri uyu mujyi wa Kigali. Ariko noneho iyo tugeze Kibagabaga biba akarusho. Ngiye kugutembereza muri aya mazu ari Kibagabaga arimo kugurishwa. Ariko ndajya muri imwe mbereke impamvu Kibagabaga iri mu makaritsiye amaze gutera imbere muri uyu mujyi wa Kigali. Mbese reka ngerageze kubereka mu nguni zose. Irebera ubwiza bw'iyi nzu irimo kugurishwa iri hano Kibagabaga, ifite ibyumba 5, dushe na toilette 6, ikaba ifite sale 2, n'inzu nziza nkuko igaragara kuri kamera. Reka mbereke inguni zose. Gira ngo mpagaze aha ngaha murayibona neza. Iyi nzu yacu irimo iragurishwa ku giciro cya miliyoni 370, ariko ari negociable, arimo ibiganiro. Ni inzu nziza iri muri quartier nziza, iri hejuru y'umuhanda, iri kuri kaburimbo guys. Ifite parking nini, ifinyoye, ngira ngo uramundebera design ifite. Urabona ko ari inzu iryoshye ahantu hose. Iri Kibagabaga muri ya quartier nziza twese dukunda. Nimvuga ko rero uyu mujyi wa Kigali umaze gutera imbere, nyamuneka mujye muza tubatembereze tubereke bantu mufite amafaranga mushaka kugura imitungo itimukanwa, nimukajye mucikwa. Ino side ya hano tuhafite jaride nziza cyane iteyemo indabo nziza, ubona yuko nizikura bizaba bimeze neza. Tukagira hano parking yajyamo imodoka nkenye ziparitse neza, nta nimwe isagarira indi. Reka mpagarare nanone hari muri ruhande murebe neza ubwiza bw'iyi nzu. Aha duhagaze urabona yuko noneho ya nzu uyitegeye, uyireba neza, ukareba na parking. Urabona ko ari inzu nziza ikwiye ayo mafaranga. Kuri miliyoni 370 zirimo n'ibiganiro, urigurira inzu nshyashya itaraturwamo n'undi muntu uwo ari we wese. Reka ntangire mbatembereze mu bice by'imbere murebe uko bimeze. Ntarinjira mu nzu mo imbere, reka mbereke ya parking neza. Urabona yuko noneho hano tuyitegeye ukabureba parking yacu ingano yayo. Reka nkomeze mbatembereze. Tukaba tugeze ku rubaraza rw'inzu yacu. Runini rwo rubaraza rero rwa saro, ni runini cyane, rurisanzuye. Urabona ko ari urubaraza runini wateraho intebe zishoboka zose. Ni urubaraza rwose kandi rusa neza, ruri very clean. Urabona yuko tubuye kamera tukabereka kuri ceiling, urabona yuko ari plafond nziza cyane ya gypsum, kandi urabona ko hateye amarange meza cyane. Reka nkomeze mbatembereze. Tubahaye ikaze rero muri saro yacu, ari naho duhita twinjirana mu nzu yacu tuyibereka neza mu bice by'imbere. Ni karibu muri saro yacu iteye ubwuzu, muri saro nziza cyane, ubona yuko rwose yisanzuye, ifite plafond nziza, ifite mu rumuri rwiza cyane. Urabona yuko ni white. Duhagaze muri iyi nguni ndabereka inguni zose, urabona yuko saro yacu ni nini cyane bihagije. Duhagaze muri no side yindi niho tubona ubwiza bwa plafond yacu n'amatara arimo, urabona ko ari ibintu biteguye. Ngaho ndebera nawe kano ka design kacu keza, urabona yuko washyiramo amafoto n'imitako itandukanye. Tukaba tugeze muri salle à manger yacu, urabona ko ari salle à manger nziza cyane, ifite ceiling nziza cyane ngari yisanzuye. Urabona ko uhagaze ku yindi side niho ubona ya size neza y'iyi salle à manger, ubona ko yajyamo nk'abantu byibura minimum 10, wajyamo intebe z'abantu 10 zose. Reka mbereke n'indi side. Iyi salle à manger yacu rero iriho kano ka design keza, ari nako katwinjiza ku gikoni cyacu. Urabona yuko ari aka design ko wateraho udutebe udashaka kujya muri salle à manger, ukaba wafata nka breakfast. Reka mbinjize mu gikoni cyacu. Tukaba tubahaye ikaze mu gikoni cyacu cyiza kiri open. Ni cuisine iri open nziza cyane, iri mu tubati twiza. Urabona yuko ari cuisine isa neza kandi ngari, yisanzuye, ihagije. Cuisine yacu urabona ko iri mu tubati twiza cyane. Hano tuhafite umwanya wa kuka, ubona ko banayishyizemo. Tukagira hano lavabo nziza cyane, nayo ubona ko ari sawa. Hanyuma tukagira hano umwanya wa fridge nini, zazindi nini zisanzuye. Urabona yuko igikoni cyacu nacyo gikwiye kuba kuri iyi nzu irimo kugurishwa miliyoni 370 zirimo n'ibiganiro. Iri Kibagabaga. Reka nkomeze mbatembereze mu bindi bice byayo. Tubahaye ikaze mu cyumba cyacu cya mbere, nkuko twabwiye ko ifite ibyumba 5, dushe na toilette 6. Reka tubatemberezemo tubereka, ariko turahera muri bathroom ariyo iyi ngiyi. Iyi niyo bathroom
y'icyumba cya mbere urabona ko ari bathroom nini yisanzuye irimo ububati bwiza, amatoilette meza, urabona ko ari ibintu bisa neza cyane. Tubahaye ikaze rero mu cyumba, urabona yuko tukigeranyemo. Ni icyumba cyiza kinini kiriho amadirishya manini kandi iriho za mosquito protection ku buryo nta bintu byakwinjirira. Dufite hano garde-robe nziza cyane, mbese wahagarara nk'ara mu nguni tukabereka uko imeze, uko icyumba kimeze neza. Irebere nawe no garde-robe uko ingana, urabona ko ari garde-robe nini, parafo nziza, amatara meza na size y'icyumba kandi irahagije. Reka dukomeze tubereke n'ibindi byumba. Tubahaye ikaze rero. Iyo ukinguye uno muryango ukiva kuri saramanje uhita winjira kuri iyi toilette. Ni toilette yaba n'iy'abashyitsi, mu gihe ufite abashyitsi bicaye muri salo bashobora gukoresha ino bathroom, cyangwa se n'ikindi cyumba tugiye kubereka kikaba cyayikoresha. Ubwo urumva ko iyi toilette ari iya kabiri. Reka tubereke rero n'icyumba uko kimeze. Tayari tukaba tugeze mu kindi cyumba cyacu. Urabona ko nacyo ari kinini cyisanzuye, gifitemo garde-robe nziza cyane. Mbese ibi byumba byacu byose ni binini kandi bigiye birimo garde-robe. Ceiling ni imwe, amatara namwe, urabona ko ari ibintu byiza. Reka dukomeze tubereke n'igice cyo hejuru. Tukigera hano ku mwanya wa escalier, mbere yuko tuzamukana, hano hari undi muryango ushobora gucamo ushaka gusohoka utiriwe uca kuri salo. Stairs zacu ni izi ngizi, urabona ko nazo ari nziza cyane. Reka rero tuzamukane tujye kubereka ibice byo hejuru. Ariko ndebera tutarava muri izi stairs, ndebera amatara amurika muri stairs. Dufite itara rimwe hano n'irindi hejuru, ubona ko ari ibintu bisa neza rwose. Urabona ko inzu yacu yubakitse kandi iteguye. Dufiteho hano umwanya wa office hejuru, urabona ko ari office wateramo intebe n'ameza ugakoreramo, urabona ko ari office ngari yisanzuye. Tukagira hano kandi umwanya wa salo ya kabiri, urabona yuko nayo ihagije, washyiramo intebe abana bakaba bakoreramo na etude. Urabona ko ari ibintu bisa neza. Plafond ni imwe, ni gypsum nziza cyane, amarange namwe, urabona ko ari ibintu biteguye bisa neza. Tukinjira hano duhita duhura n'ibyumba bibiri. Kuri no side hari icyumba kimwe na hano hino hari ikindi cyumba. Reka duhere muri iki ngiki kiri hano hirya. Tukaba tugeze muri cya cyumba cyacu, nacyo ubona ko ari icyumba cyiza kiriho amatara meza. Mbabarira ubanyerekera aya matara, urabona ko ari amatara meza cyane. Udashaka gucana rwa rumuri rwinshi rwo hejuru wakoresha amatara, urabona ko ari amatara meza. Icyumba cyacu nacyo ni kinini bihagije. Dufite hano garde-robe nziza cyane kandi iki cyumba cyacu gifitemo douche na toilette. Reka nayo tuyibereke. Tukaba tugeze muri bathroom y'iki cyumba cyacu. Ngaho irebere nawe ubwiza bwayo, urabona ko ari bathroom nziza cyane irimo ibikoresho byiza. Reka rero dukomeze tubatembereze tubereke inzu yose. Tutaragera muri iki cyumba kindi, urabona ko iyi niyo bathroom yacyo, ari kiri open no kubashyitsi bicaye muri iyi salo yo hejuru, ubona ko nayo bayikoresha batiriwe binjira mu cyumba. Reka nacyo nkibereke. Aha, icyumba cyacu tukaba tukinjiyemo, icyumba cyiza kinini cyisanzuye, amatara namwe ni ayandi meza cyane, plafond gypsum, garde-robe nziza. Urabona ko ibintu by'inzu byose bigiye bisobanutse. Reka rero n'abatindiye ntabicishije amatsiko mbereke muri chambre principale uko hameze. Tubahaye ikaze muri master bedroom yacu. Tugikinguriye umuryango tuba tuyitangiye. Aho turi ni muri dressing room. Urabona ko ari dressing room ihagije nini, cyangwa se urwambariro. Urabona yuko harimo garde-robe nini cyane ihagije rwose, kubera ko nta muntu wavuga ko no garde-robe ari ntoya. Reka rero mbereke no muri bathroom. Tukaba twinjiye muri bathroom ya chambre principale. Urabona yuko ari bathroom nini yisanzuye, iriho ibikoresho byiza cyane, iriho bya birahure biproteje amazi. Urabona ko ari ibintu byiza cyane. Iyi ni bathroom ya chambre principale cyangwa se master bedroom. Urabona ko ihagije, nini ngari bihagije. Reka mbereke n'icyumba rero murebe uko kimeze. Tukaba twinjiye muri chambre principale yacu. Ngaho ndebera ingano y'iyi chambre principale, ni chambre gusa. Reka nyibatembere. Urabona ko ari chambre principale nini cyane yisanzuye, plafond nziza, amatara meza. Mbese ni chambre udafite ikintu wanenga. Iki cyumba cyacu kandi urabona ko kirimo amatara meza yeje ubwuzu rwose, atuma wumva
ufite akanyamuneza. Iyi chambre principale yacu rero ni iri muri iyi nzu yacu iri Kibagabaga. Nyamuneka ndakwibutsa ko nta handi hantu wasanga inzu nk'ingi atari kuri YouTube channel yacu Kigali House. Reka tubereke na terrasse y'iyi chambre principale. Tukaba tugeze kuri balcony y'iyi chambre principale. Urabona ko ari balcony nziza nini yisanzuye rwose, wateraho intebe aho uba ufite view ya Kinyinya yose ureba Bumbogo. Urabona yuko ari balcony nini yisanzuye ikwiye kuba kuri iyi nzu rwose. Urabona yuko ari ibintu bisa neza cyane. Guys, ntucikwe n'iyi nzu niba ushaka kugura inzu. Niba rero urebye iyi video ukaba ushaka kugura inzu, cyangwa se ukaba ufite umuvandimwe cyangwa inshuti ishaka kugura iyi nzu, mwatuvugisha kuri izo nomero ziri muri kamera. Urabona yuko ni nomero ziri no kuri WhatsApp. Ushobora kutwandikira cyangwa ukaduhamagara tukaba twakugeza kuri iyi nzu, kandi mujye muzisharinga. Ntimwibagire gukora share, subscribe na comment kugira ngo amakuru agere kure, agere no ku bandi nubwo waba utakeneye, ariko hari abandi wenda wayagezaho akabagirira akamaro. Tubahaye ikaze rero, nimucikwe n'iyi nzu, mutugane tuyibagezeho, ni imari cyane.